zayi niba ari umugabo nafungura isengero 2,200 za ADPR zifunze nibura nafungure 10% amafaranga se niba yafite ntizakozwe se ntizavugurura indera ntibarwujuje ntizuzuye n'abameto n'abadive n'abantu bakwicaye ngo biyinire bagakoresha abantu nk'aba ngaba nabo wagira ngo bataye bavuye kuri network ngo ngwino nguvuge ko riziki yavanje byagora reka ngwere ikintu cyagorana biragoye kumvisha isi ko riziki yavanje kuruta kugukurikirana bavuga ko wambuye riziki n'umuntu wemeye kubana n'ubuzima bworoheje ntekereza ko riziki yashaka kujya kubiburaya ubababayo yashaka kujya niba riziki yaragiye muri Australia akagaruka si yagarutse se yego riziki yemeye kubana n'ubuzima bworoheje cano riziki Chantal ifite abasubscribe 70,000 yego riziki umunsi mu bantu bashobora guhitinga YouTube ikamuhemba 1,000 by'amadolari ariko riziki yaranyibwiriye ati Imana yarambwiye ngo atasiyo ntabwo yananirwa gukora ikiganiro cya riziki ngo kirebwe yego riziki amacano menshi aramuhiga ngo yahe ibiganiro ati Imana yarambujije niba Imana ikuye umuntu ku biryo ntarye ikamukura ku mazi ntanywe ikamuca ku mwenda ntiyambare ikamuza gutura mu gihugu cyiza ntajyeyo akaza guturana n'abanzi be agaturana n'abamuhinyura riziki ntabwo yari bubura umugabo muri iki gihugu cy'u Rwanda sibyo n'umutesho nge mfite amakuru ko yageze kugira umufiyansi umwe mu bafiyansi bakomeye hano mu gihugu ariko Imana igira gute aravuga atoya niba rero reka nkubwire jowe imbwa warayisize ujya guhiga gufata umuhigo rwose ugiye ntambwa byakuruye kuko kujya kuvuga ngo niyo yaba hanura ibinyoma biragoye kumvikanisha ko Joel avuga ukuri riziki abeshye ko Joel avuga ukuri riziki abeshye cyo biragoye kuko naravuze ngo riziki yashenye ADPR nubiye umunsi ufashe riziki ufashe amazi abiri yose ukandikaho ADPR ugakingura imiryango ugafata abakiristu ba ADPR bose ukabashyira mu kibaya hariya riziki akajya ku muryango umwe n'umuntu ntavuze akajya ku wundi muryango none mukavuza ifirimbi ati nimurebe bari abashumba babiri mugende babashumbe sibyo mwinshi hari ubutumwa bafite bagiye gutambutsa muhitema aho murajya kumva ubutumwa riziki akinjira wabona ntago navuga 100% 75 by'abakristo ba ADPR bajya kumva ubutumwa riziki agize gute atambukije niyo mpamvu abahanuzi nk'aba banapfa kuko iyo utabishe birakugora kwigarurira imitima y'abantu akansabe mwamuhe arebe nawe arebaho urwego aho umwuka rero babwiye ngo ujye ukorera ahangaha niwemeye kuhakorera icyo ngicyo ni icyambere kiranahagije kandi icya kabiri yego nuko kirazira zayo zaziruwe yego cyo ni icya kabiri bantu mudukurikiye murahakana ko mwaziruye ariko ngo ni uburyo Bibiliya yari yandikanywe ubujiji n'injiji zayanditse icyo ni ikimenyetso kuko buriya reka nguhe amakuru abantu bo muri ADPR bagomba gutegereza yego mugiye kuzabona itsinda ry'abanyabwenge itsinda ry'abanyabwenge yego rigenwa kugira ngo ritegure Bibiliya bazita ADPR Bible nkuko ku buryo umukristo muri ADPR azajya bafite Bibiliya yera ariko akagira niya ADPR nka kuno kw'abahamya nizere ko uri amahoro wakoze subscribe kuri Byishimo Official ndetse na Prince Robert Rwanda kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu uko tubishyizeho umunsi ku munsi ndi umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'umuntu wese wumva ururimi ndi kuvuga nakiriye mushumba Byishimo kuri kamera mu ishati rwose ejo bundi nabonye muri commentaire bavuga ati ariko iyo shati irimo iyihe mihamuro gishinda kwakiriye oya biranababaje kuba abayoboke bansabi badashobora kumubaza ikote rye na karuvati yambara imyaka 10 kabishiza ari jya akoresha ngiyewe nka pasteur abakristo bagahangara kuvuga ngo kuki pastor ngo iyo shati ari yahora yambaye kandi wendi hashize nk'imyaka 5 ariyo
umukirisitu w'umusamariya w'umutima mwiza avuze ati mushumba genda hano muratoriye ugura ishati none se baragira ngo nambare iyihe yindi se itorero ntirikiduhemba abakirisitu baratwanze satani yarabafashe nyine ni ukwambariye kugeza igihe nyagasani azakorera ibitangaza ngo hari abantu bavuga ngo harimo akandi kantu agakiza ako kantu kaba karimo nyine ntihagira ugahishurirwa noneho erega ukamenya ute uravuga uti reka mugurire indi noneho nadahindura nzamenya ko harimo akantu yego ariko mu gihe hari iyi imwe nese nkuremo nambara ubusa se arya ngo uzambara ubusa ryayo shaka twikomereza ikiganiro ureka hari abantu b'abatamutwe baba baza gukina ku muntu afite imyenda yuzuye muri garderobe Yesu yaravuze ngo nubona mwene so yambaye ubusa cyangwa afite umwenda umwe wowe ufite itatu umuhereza undi mufata umwe umuhe hari abantu barindagiye bibwira ngo bazajya no mu ijuru ariko bariteye umugongo bigwa bamena ibiryo yarangiza akaza ngo impamvu ngo turi kuri YouTube ngo ni inzara kandi amena ibiryo ntatumaze iyo nzara ngo arebe ko tuhagaruka abantu baza barindagira ngo niba mwarabuze ibyo muvuga mwakwigisha ijambo ry'Imana twashyira ijambo ry'Imana yakandaho yakumva tuvuze ngo mwami Yesu agacaho yiruka akajya kureba amatiku sibyo twamugaburira ibyo ashaka ugasanga aje kudutuka abo n'abantu nabo bafite shitani bagiranye amasezerano na shitani bashinzwe kuza baduharabika gusa ibi bavuga ngo bagenewe kera ngo mwabuze ngo ibyo mukora ndetse nyine rega nawe ako kazi ukora umuntu utarabuze icyo akora ninde ni nyakubahwa perezida wa repubulika yego abandi bose baba barabuze nyine icyo bakora perezida niwe muntu uba afite icyo akora yego cyangwa umugaba mukuru w'ingabo kuko uwo niwo mwanya uba uri kuri apoje hejuru ariko bujya mu gihe uzabona umuntu ari umusekirite hanze ntiyanze kujya mu biro aba yarabuze akazi ko mu biro noneho kugira ngo umuceho umusuzugure deregiteri uzamubwira uti jya mu biro ngo ume hano ko yanga kujya umuhero mwiza abona akambwira ngo somana ngo wabuze icyo ukora narakibuze nyine makazi urebe ko ngaruka ahangaha nk'ibyo byose ngo ayo ni amaco y'inda ni amaco y'inda nyine aho kwicwa n'inzara nakwicwa n'umugayo sinabonye abafite akazi bahaga akaza kuvuga ati mujye kuzimu munzanira amafaranga urumva baheba none se ubu ngo wavuze ngo wambaje namuvuze nyine none se we ahagarara mu rusengero urundi rukundo si amafaranga ashaka mbese umuntu niba ahembwa miliyoni 2 ku kwezi nge ntabwo ushobora no kuza ngo undindagireho hembwa miliyoni 2 ku kwezi baraziguhereza urangiza ngo uze kuntoza ngo inzira nyuramo ntoze ngo inzira ngo nyuramo nijya mu ijuru ntabwo wayintoza ngo nkwemerere kabisa ntabwo wagira gutyo uhembwa miliyoni 5 nurangiza ngo nge ngo nzaguteresha turi umushumba wanjye uri umushumba wanjye singukunda sinkwemera uri ikirura inama turagukwepa turakwihisha ntabwo dushobora no kugendana nawe weho ntabwo bishoboka ugenda muri vewiti ya miliyoni 200 abakristo imyate yaratwishe amafaranga essence iva mu cya 10 n'amaturo twigwa turaca inshuro babagore bigwa ku gataro izuba ririmo kubica Nyabugogo n'abazunguzayi barayaguhaye ugiye weho ushobora guhangana na litro essence ya 3 karibira ya vewiti ruzuye abana bajya bagenda mu modoka y'itorero bagiye ku ishuri uninya wicaye mu nzu zirimo amawese bicaye itoro gishyura miliyoni ku kwezi cya miliyoni n'igice warangiza ukabwira ngo ngiye ngo uzampagarara imbere ngo namara kwa prodinga ubwire ngo inzira ijya mu ijuru ngo niyo umusaraba wa Yesu niyo umusaraba wa Yesu waje wambaye costume y'ibihumbi 500 somana ishati imwe insaziye umbwire ngo inzira ijya mu ijuru ngo uri kumbwira ngo nkizwe ngo nihane ngo nzajye ngo nge nicisha bugufi guca bugufi uzi icyo ari cyo waba ubizi Pawulo yavuze ngo iki niyicisha inzara nambaye ubusa nkubitwa ibiboko ndara amajoro ndari muhengeri ngenda n'amaguru sibyo meze nk'imyavu meze nk'ibiharurwa hari n'uwanyandikiye n'ikiganiro nakoze aravuga ngo waducyuriye ngo twabakozi b'Imana ngo duteraganwa ngo imiraba n'imiyaga ngo twirizwa ubusa ngo dukubitwa hasi ngo ariko ntidupfa ukubitwa hasi wanjijiwe
itorero riguha ubwisungane mu kwivuza, wemerwa kujya muri midihiri, wemerwa kujya mu bitaro bya gisirikare Kanombe, Faisal ujyayo udaciye mu mataransiferi, wemererwa kujya hano iwanyu kuri 15 niye ujya kuri Legacy ukivuza, abana be bakivuza, gurakubitwa hasi, ujya muri supermarket ugahaha inyamurya n'izumweru nta izumutuku wazivuyeho, ugura ikiro cy'isukari, ngo kubitwa hasi, ngo abakozi b'Imana. Abantu bagomba kureba ibindi bintu bakorera, rega banafite ubundi butumwa muvandi. Si wabonye se? Sibyo warangiza ngo kukaza rero umuntu akaza, umuntu ari i Burayi ari muri Amerika, afite konti iriho amadolari 20,30,40,50, kandika muri comment ngo Somana yambaye ishati imwe ndamaze. Ndashimira Imana ku bwayo. So gize guhucya mbona ikiganiro wakoze uvuga uti umuntu witwa Riziki asenye ADPR, hanyuma mbonye umuhungu wa Kaniziyo araje ati Riziki mwamaganire kure nta muhanuzi umurimo, biriya binakora ni umuteguzi. Ubu hari urugamba rw'abahanuzi bahanuye ibyo bahanuye tukabibona, hakaba n'urugamba bavuga ngo basabahanuzi. Ibi bintu ndashaka tubigibwina tuganire, byishira urugamba ruzarangirira he? Ese koko ADPR yarasenyutse? Oya erega ADPR gusenyuka ntabwo ari nge wayishenye, ni ba nyirayo bayisenye. Gute? Sibyo nze nkubeye gute nyine? Nese ADPR ni iki? Na Association des Églises Pentecôte au Rwanda. None se icyo kintu kiracyahari? Hariho CPR. None ubwo ne yasenyutse? Point être. Ntabwo yasenyutse ubwo. N'ururimi rwa oya ariko se. Haje cyo igifaransa cyavuyeho. Oya icyo tucyumvikaneho, ADPR yarasenyutse kandi ba nyirayo nibo bayishenye. Mbabajwe n'abakirisitu bakiri muri ADPR. Uriya ni ngombwa ushaka kubutwa abantu muri kwasteri mwagenda wabagezaho ku giti cy'inyoni ukabashyira muri fuso. Sibyo baba akavuga ati noneho fuso ugagumya ukandikaho kwasteri, ukababwira uti nta kibazo rega ni kwasteri, ati musome inyugute, ariko imodoka barimo ni fuso. Sibyo ariko abahanga bahita bumva umuyaga bakumva imbeho, kuko fuso nisakaye ni uzahita ubona abagore banyereje imisatsi bari kwiririmbira, wo n'umuyaga ukabona abagabo noneho imisatsi uzari muri kuri abacuranzi, ubona imisatsi karaza. Ubundi bari n'abantu twasengeraga babaga barafashwe n'abadayimoni, noneho bakibagirwa kujya basokoza imisatsi kikaraga, twarabasengeraga twangiza zamara kubavamo tukabajyana tugashaka imikasi tukabogosha bakahinduka abana b'Imana. Sibyo ubu rero uzabona abantu imisatsi njwiri, n'abagore bambaye amapantaro. Abantu bakunda amapantaro ntibantera amabuye ntacyo twaba. Abantu bari muri kwaseri bakaba bageze muri fuso, ariko bakaba nakibwa ko ari fuso. Byo urumva zakona ubone umushoferi baratubwira ati nta mushoferi w'umugore ubaho, ubone noneho no kuri vura isajya w'umugore ashyire mu vitesi gose nimujyana hazamuka. Uyu imodoka zanaje ari inuzo automatique byo byijyanamo ibintu byijyane. Nurangiza uzumbwire ngo Yesu Bomana rero ntago washyira muri fuso mvuye muri kwaseri ngo mbiyobekwe no muri shira umuteto ndabimenya guko mba magase ureba ko gahunda sibyo. Ibi rero iyo mbivuza aratafaka ngo ya ngo baraguciye nta muntu wanciye, kandi niyo wanca aho kujya ngo nkure muri fuso muri kwaseri ushyire muri beni shobora kuzabenuka, aho kubenukiramo wanca ahubwo nkashakisha muri parikingi indi modoka yabirimo nziza nkajyamo. Sibyo ubwo rero wenda waruvuze ngo umuhungu wa Ntuza biranababaje ku mwana wo mu gipastoro ahangara akajya kuri mikoro akavuga ko ngo Riziki yavangiwe. Ubundi Bibiliya ubwayivuga ko ubuhanuzi bwose tuzabwemera ari uko busohoye. Sibyo yego, nta muntu washidikanya kuyoboka Mana TV hari ikinyamakuru cya ADPR, hanyuma yarayifurediyo. Sibyo andi makuru ya ADPR tuyashagire kuyoboka Mana TV no kuri Ntuza reka abandi mbendetse kubamamaza yamamarize Joel kuko bujya n'inshuti yanjye ndamukunda cyane. Sibyo ariko
abantu bose ngewe nshingiye kuri iriya nkuru Joel yakoze akavuga ko riziki ngo yateguraga ngo akaba afite ngo n'umuntu ngo wamuteguriraga ubuhanuzi sibyo shingiye kuri iriya nkuru yego nakabwiye abantu ngo ntibongere kureba Iyobokamana TV ariko icyo kintu nibajye kuyireba oya nibagende bayirebe ariko iriya nkuru ubundi yatuma abantu b'Imana bemera umwuka wera bavuga bati iki kinyamakuru kirimo kurwanya Imana ntago tuzongera kugira gute kukireba buriya riraburanira ry'uwambaje ryo ni shyashya none se ufasha umuntu uravuze uti koko ibi yavuze ni ukuri abantu ntibabyumvishe ugaruke bwa kabiri bwa gatatu bwa kane bwa gatanu icyo kinyama niyo cyaba ari icyo wambaje ku giti cye ntago cyakora izo nkuru rega mu Rwanda hari inkuru hari n'ibindi abantu bashaka kumva ariko bujya hari igihe kinyamakuru hari igihe umuntu bigaragara ko atakigwana ishyaka ry'Imana ahubwo arimo kurwana ishyaka ry'abantu ibi ni nabyo bibazo biri mu idini uvuga ADPR abadeperi bose hasi toka shitani itorero ryacu abo ni abanyedini batanariza bavuga ati ko bavuga ati ko ibintu umuntu ari kuvuga nukuri batanariza bumva nk'ubu umuntu wenda n'urugero byinshi ushobora kubaza nibura nk'ibintu nka bitatu wowe on your eyes mu maso yawe mu mboni zawe bushobora kwereka abantu kagata ariko iyi association yahindutse peseri ariko hari n'ibintu byahindutse dore Kwasteri yaviriye mahanga abantu babayerekeza muri fuso byagenze gutya na gutya n'urugero nk'urugero icyambere cyerekana ko ADPR deja fini nuko umwuka wera ntabwo navuga ngo baramwirukanye ahubwo bamuhaye akumbaga bamugeneye aho agomba gukorera kandi ari we wagakwiriye kubagenera aho bakorera icyo ni ikintu gihita kikubwira ngo itorero ubundi ryitwa irya Pantekote sibyo ejo ahantu hano hirya natambitse mu bakiri urabizi ko biri tubuza kubavuga uri kumva nzo tanga amakorari iwacu muri ADPR ibintu nabonyeyo gihe tubashyiramo nk'akavideo ariko umuntu ugashaka azi n'inbox akansabe mwamuhe arebe nawe areba aho urwego aho umwuka rero babwiye ngo ujye ukorera ahangaha niwemewe kuhakorera icyo ngicyo ni icyambere kiranahagije kandi icya kabiri nuko kirazira zayo zaziruwe icyo ni icya kabiri bantu mudukurikiye murahakana ko mwaziruye ariko ngo ni uburyo Bibiliya yari yandikanywemo ubujiji n'injiji zayanditse icyo ni ikimenyetso kuko buriya reka nguhe amakuru abantu bo muri ADPR bagomba gutegereza yego mugiye kuzabona itsinda ry'abanyabwenge itsinda ry'abanyabwenge rigenwa kugira ngo ritegure Bibiliya bazita ADPR Bible nkuko ku buryo umukristo muri ADPR azajya bafite Bibiliya yera ariko akagira niya ADPR nka kuno kw'abahamya kuko iyo abantu bamaze kuvuga ko muri Bibiliya harimo amagambo atakigendanye y'ubujiji umushumba muri ADPR akavuga ngo Bibiliya yanditswe n'abantu baheza abagore ubwo rero uyu munsi hakaba hamaje kubona abanyabwenge nyine badaheza abagore ubwo ni ngombwa ko hagomba kwandika Bibiliya igomba kuzavugurura ya mirongo irimo iheza abagore sibyo bintu ni mugomba kubimenya kuko buriya nko muri Bibiliya ya Yehova uzabona ijya gusa na Bibiliya yera ariko nyamara hari udukoroze abayehova muri Bibiliya yera bashidikanyaho ubwo rero utwo dukoroze baraduhinduye uko babishaka kugira ngo Bibiliya yabo itabacira urubanza kuko Bibiliya itabacira urubanza kuko iriya ni danje iriya ihita ikurega iyo wemeye kuyoborwa nayo iyo uyobye ihita ikubwira itera danje kuko urugero turicaye tugiye kurobanura abapastori iyo dusomye verise tugiye no kubasengera nko kwa Tito n'urugero iyo tugiye gusengera abakuru b'itorero nta wundi murongo tuzabona
Pawulo niwe washyizeho orientation yo kwimika abakuru b'itorero, aravuga ngo ni uko umwepiskopi aba ari umugabo. Ubwo rero bazavugura Bibiliya bavuge ko aba ari umuntu cyangwa aba ari umukirisitu. Bazahavugurura bavuge bati aba ari umuntu, kuko mu muntu harimo ibitsina byombi, harimo ibitsina bibiri. Aba ari umukirisitu kuko mu mukirisitu harimo ibitsina bibiri. Kariya ngo aba ari umugabo nyine, iyo ugiye kwimika abapasitoro gahita kakurega bikanarangira ushatse indi verse, kuko umuntu wese ugiye gusengera pastor harimo abagabo n'abagore, uriya murongo ntabwo atinyuka kuwusoma, ashakisha ahandi, ajya ngo kwa Mariya ngo ukuntu yabonekeye, ashakisha ahandi, akura umuhamagaro, akajya kwa Samweli basuka kuri wa Samweli amavuta, akajya ahandi hantu burya Imana yarobanuye, nta muyuda nta mugiriki, ariko nta muyuda nta mugiriki, ariko iyo aje mu isezerano rishya ari umwepiskopi, ari umwepiskopi, hariya niho yagakwiriye gusoma, aba ari umugabo. Oya, iyo ageze ku badiyakoni arahajya, umudiyakoni cyangwa umudiyakonikazi, ariko bazabivugura batipe, abanyabwengerega n'abahanga bazabivugura, ntabwo bakwemera. Kandi buriya ari abantu bataramenya, burasureba gishi, ari uburyo bubiri bwo kuvuga, ariko ubwira abantu babiri bumva ibintu bibiri bitandukanye. Hari uburyo buri esoterique na exoterique. Iyo uvuze esoterique ni ukubwira abantu bumva ikintu uri kuvuga muhuje ibitekerezo. Exoterique ni uguha abandi bantu ibyo ushaka ko bahabwa ariko bitajyanye n'ibyo wavuze. Kadufate nk'urugero rwa hafi nk'ira expression wambaje yakoresheje. Iriya ni expression ibwira abatamwumva, sibyo? N'abamwumva. Ku bantu bamwumva ikintu yaravuze kirakomeye, ni guteguza nk'iyo Bibiri uri kuvuga. Noneho ku bantu batamwumva ni ukubabwira yuko hari abantu b'injiji, sibyo? Ariko abahishe ko ari zo yabwiye, kuko ubwiye abantu ngo ikuzimu ntihabaho, sibyo? Already ubuhakanye ko n'Imana itabaho. Uzi impamvu mbivuze ni iyi: niba Yesu ubwe yarivugiye ibintu ari ubyivugiye, yatanze urugero rwa hafi ngo umwanzi amusanga mu butayu, aramugerageza, amujyana hejuru ku gasongero, amwereka ikibaya, aramubwira ngo nundamya ibi ngibi ndabiguha. Arabahanga, umwe yaravuze, aravuga ngo ushobora kohereza abantu ariko ukamanza kumenya abo ubohereje ni hehe. Urugero nk'ikuzimu, uvuze ngo abantu mbohereje ikuzimu, ese ni ihiye kuzimu ubohereje? Kuko buri umuntu ashobora kuvuga ngo mugende mujye gusambana, munzanira amafaranga nyazirure kandi azaba yanditseho beneri. Uwo muntu amaze kujya akazirikwa n'umwuka w'ubusambanyi nk'umwe waraziritse ba Dawidi n'abandi, wagira ngo yabavuye he? So ni abari ibibazo nyine. Tugeze mu isi y'abanyabwenge, kandi iyo abantu bamajije kuba abanyabwenge bakabona ko ari abanyabwenge, bya bintu byose by'ubwiru bw'Imana umwuka azana irido agahita apfuka, kuko babihejweho. Ibyo bintu babihejweho, hasigara akora iby'ubwenge bwabo. Ibi ngibi ni mvuga abanyabwenge bere kugira ngo n'abantu biza amasegonde na kaminuza, kuko Pawulo yari dogiteri, Luka yari dogiteri, ariko we yemera ko ngo bwa bwenge bwe yabufasha burambika hasi, yakira ubwenge bwa Kristo burimo guhishurirwa, burimo esprit, umwuka wera abasha guhishurira iby'abandi batabona. Ubu bwenge bw'isi Pawulo yari afite bwo mu mashuri, wavuga ko yabonye ari ubupfu, yemera yanga ko Abaroma babubyaza umusaruro ngo bamuhe intara ayobore. Luka yanga ko babubyaza umusaruro ngo bamuhe ibitaro. Uwitwa Filimoni yanga ko bamubyaza umusaruro ngo abe guverineri. Bahitamo kwakira ubwenge bwa Kristo buboneye kugira ngo bahindure abantu baba bigishwa ba Yesu. Aba bantu rero barangije ngo amadogitora, baraza bagashaka kwapurika dogitora, mezire dogitorale akaba arizo bashaka kwapurika. Umwuka yarahita ashyiraho irito, bati ndabatwikire ibi nibibareba. Hanyuma uyu munsi hari abantu bagenda, njya mvuga ngo ni butama, sibyo? Bagenda nk'intama z'imbagwa, buba bari kureba ibintu nka ADPR yacu hererere. Donc hari abantu bareba ubwabo bakirebera nkabyishimo kuvuga ati ngewe mutuvana muri kwasiteri nahise mbibona. Hari n'undi muntu bereka batari ko muvuye muri kwasiteri, areba koko atari kuzi kuri muyaga waje koko, sibyo?
hari noneho n'abatareba nyine abo reka tubihorere, aba bantu bareba ari uko beretswe, aba bantu tubabwira iki muri iki kiganiro cyacu? ntibaseke hari ikindi wababwira ibikize? erega ikibazo aho kiba kiri, buriya Robert kugukuramo siko biragoye kuko ari muri ADN. Yego. Isura ya siko dushobora kuyihindura tukakwambika masike, uburebure bwa siko dushobora kubuhindura tugashyiraho izindi nkweto, tukaguha inkweto ndende niba ari mugufi ukaba muremure, cyangwa tukagutera n'imisemburo ugakura. Ariko isiko nyirizina ntabwo twamugukuramo. Abo batipe b'abanyedini ni abahanga, bafashe ikintu cyitwa idini kiba ikinyabutabire bigishije umuntu ku buryo gutuka idini bingana no gutuka Imana, kuva mu idini bingana no kuva mu Mana. Niyo wapfuye utari mu idini yabo, iyo baje kugushyingura bababarira bavuga ko wakiriwe na Satani. Iyo ugarutse mu idini bavuga ko mu ijuru hari ibirori, hari imuntu, ko umuntu yagarutse. Mbese iki kintu nicyo cyinjiye mu bantu ku buryo umuntu yajya kureba abaturage bazajya mu ijuru areba abayoboke asengana nabo mu itorero gusa akagarukiraho. Iki kintu rero cyinjiye mu ngirabuzima kuko nicyo cyababyaye mu bukirisitu. Abantu benshi bibeshya batanafite, ahubwo bafite kuba abana b'Imana ariko bakesha idini, badakesha kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Hari abantu bake bahishuriwe, abenshi banahishurirwa bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagera i Buraya no muri Amerika aho babuze amadini yabo, sibyo? Uyu munsi uzanababona ikintu giteye ubwoba nuko uzasanga mu Rwanda hari ADPR ifite 3 miliyoni z'abayoboke, ariko nyamara idahari. Nugera mu Bubiligi uzasanga ADPR ifite abantu 500 b'abayoboke, ariko ihari, ariko ari ADPR nyari, ari ADPR ihari. Usanga abagore bapfutse ibitambaro. Yego. Usange nta mu Bubiligi boherejeyo umupastor w'umugore avuye muri ADPR mu Rwanda, ntago bamwemera. Yego. Abarokore muri ADPR mu Bufaransa cyangwa muri Canada boherejeyo umushumba w'umugore, Izaya akamwoherezayo. Mfite impungenge ko batamwakira nk'umushumba kuko bo ntibarabyemera. Hagize umukristo wa ADPR ujyayo akambara ipantaro, wasanga bamuhagaritse. Kubera yuko bo ikintu cyabo ntabwo kigeze gihinduka. Ntabwo cyahindutse. Abantu rero uvuga ngo bayobowe buhumi, ntabwo ari buhumi gusa, ahubwo hari umusemburo Pawulo yabwiye Abagalatiya. Uwo musemburo wari umusemburo wa Kiyahudi. Aravuga ngo ninde wabarozi? Abagalatiya, mw'Abagalatiya b'abapfumu, ninde wabarozi? Buriya burozi rero buri mu kuva amategeko ya Mose no mu kubara. Ni ibintu batojwe n'ababyeyi babo babaterura, byinjira mu ngirabuzima. Bageze mu gakiza ntago bemeye ko Yesu yinjira mu ngirabuzima wese ngo asimbure ya mategeko, sibyo? Ahubwo bashatse kwakira Yesu, banagumana ya mategeko, bashaka kugira ngo ibintu babibangikanye. Bityo nutuka Mose bahite babona ko na Yesu atakwemera. Bityo nutemera ibya Mose babone ko wanze na Yesu. Nyamara umuntu wavuze ko yemera Yesu aba yemeye Mose, ariko wavuze ko yemera Mose abategereje Kristo, sibyo? Nukuvuga ngo umuntu wemera Mose tumukarasa mu bategereje Kristo ko azaza kubacungura. Ariko umuntu wemera Kristo tumufata nk'umuntu wemeye Mose. Habayeho mitasiyo. Yo rero icyangombwa cy'ubutaka umuntu yakoze mitasiyo, nubwo ayo mazina yomba bari kuri icyo cyangombwa, ariko izina rifite agaciro ni irya wa wundi wagihawe. Nubwo tubona Mose na Kristo muri Bibiliya, ariko wo kwemera no kwizerwa ni Kristo. Ibi bintu rero abanyedini ntibabyemera.
niyo mpamvu Yohana yabyanditse akabibasobanura nkanjye rero yaraje aza mube. nkanjye rero ubibonye uzasanga umuntu avuga ati weho muri ADPR baragutenza ahubwo niwe uhagaze. kuko njye ntago njye umuvugizi yampagarika nzizi ibi nawe arabizi. sibyo ibi nawe arabizi. nigeze kujya kubwiriza rimwe mu rindi torero ahantu njya kubwirizayo, noneho umushumba wanjye ntumaho twicarana mu biro, arambwira ati kuki ujya kubwiriza mu yandi madini? ndamubwira irambura Bibiliya iyo ufite ku meza, Matayo ngende mwigishe. muri ADPR atoya, mu bameto atoya, hehe mu mahanga yose. ndavuga inti rero nuko Uwiteka ari hariya gusa, ahubwo buriya banciriye inzira ngo nge nibura yabaye yangezaga mu mahanga yose. aravuga ngo ariko ngo nk'umuntu ngo wititegerezo ngo abandi bakize iyo bakubonye nyine yabaye bambonaga nabiyo migozi baboshye igacika, nabo bakajya kubwiriza ubutumwa mu mahanga yose. erega niba abantu wabahinduye ukababatiza uracyabashaka iki? wababohoye bakagenda. niba uri umunyakuri koko, niba uri umunyakuri ukabushakira inyungu Imana, umwenda wari ukingirije ahehe ukabushakira inyungu Imana, urongera kuwudoda ngo bigende gute? atari inyungu zawe. ukabwiriza abantu 100 bakizera Yesu, ukababatiza. wamara kubabatiza urababoha, ubashaka iki? wabashumuye bakajya kubwiriza aho ariho hose, bakaba bati ibyo twahawe kumenya. ibyo twahawe kumenya natwe nibyo tugize gute? wivuga ngo hari ibintu uzabigisha nubwo batazi gushyomoka. nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nuko mwinginga gufashe uti mwami mfasha ubu. none buri muntu wese wakiriye Yesu, Imana igira akantu imukorera. wowe nubwo waba utakazi, sibyo? tuzipoze kuri gucuruza mu isoko, Imana igira akantu igukorera uzabwira abo bantu. nubwo utameze nka byishimo ushobora kujya kuri kamera ukavuga hamya mu bandi, hamya mu bantu, babwiye ko Yesu agira neza. kwibaze kuba warisha abantu. wakwizera Yesu kumva nta rubanza ugifite. wabwiye abana ati singe wishe kwa kanaka, singe na gacaca nibyo itavumbuye. abantu bazahita bemera ati umuntu wishe gacaca ntimuvumbure, akaba abyivugiye ati yarakijijwe. mujye kwa Yesu. bantu mwese mujye kwa Yesu. sibyo? hari umugabo wakiriye Kristo, ndabyibuka hari za 98, amajije gukizwa mu gitondo yarabyutse nta kibazo afite rwose, afata Bibiliya no kwa burugumesitiri. aravuga ati mwafunze interahamwe ndasigara. sibyo? burugumesitiri araseka ati wabwo rero urabeshya. ati narasigaye. ati se kubera iki? ati nge narasigaye, mwafunze abantu bishe ndasigara. warishe se? ati nge narishe. warishe? ati wishe hese? ati nishe aha n'aha aha n'aha aha n'aha, nta muntu wambonye ariko ninge wishe. burugumesitiri byarangiye amubwira ati taha, ati tuzaza gukoresha inama ubibwira abaturage. yaje gukoresha inama ya segiteri. wa mugabo aramuhamagara, ahagarara imbere ya segiteri, arabisobanura neza uko yishe. byarangiye abo yiciye bavuze bati tubwira abo mwari kumwe. harabavuga, baravuga ati turakubabari, tuguhaye imbabazi, tuguhaye imbabazi, nta nukureka. umugabo aritahira, yigira mu rugo, ubuse birarangira. tuwe entre ubwo urumva ninde Yesu agukorera akantu, genda uvuga ko kaba gahagije. genda uvuga ko rwose hari umugore, hari umugore wacu yagize gutya yuzura umwuka wera. hano biti muhondo mu giterane cya Pantekote, umugore roho mutagatifu aramumanukira mu giterane, yuzura umwuka, yaravuga indimi.
arangije kuzura umwuka wera ahamagaye umugabo kuri telefone zari zaraje aramubwira ati sheri, umugabo ati sheri, umugabo ati papa kana mugabo wanjye, umugabo ati ndavugana nande. Ubundi yari umugore w'umwadeperi ariko atarita umugabo we sheri, ataramwita kaka kanaka, amwita Habimana, amwita icyo ntaza amusuzugura. Umugore ataha yakijijwe, hageze mu rwasuza umugabo n'amaboko abiri, umugore arasasa. Ku kindi cyumweru umugabo yari umugabo w'umukire, agura amafanta, agura inyama, agura ibintu byose, atumira itorero, atumira inshuti ze, haza aravuga ati ndashima Imana ko umugore wanjye yakijijwe, nawe ahita ajya muri ADEPR. Koko niba umuntu umubwirije ubutumwa agakizwa kuzura umwuka wera, uramugira imbata y'iki? Ushaka kumuhesha andi mategeko? Niyo utakwiga umwandika no mu gitabo cy'idini, mu ijuru baba bamwanditse. Hari undi mugabo hano, dore mugazi hano muri za Gihogo, yuzuye umwuka wera, yuzura umwuka amaze kuvuga indimi, aravuga ati ndavugisha ukuri uyu munsi. Ati uyu munsi ndavugisha ukuri. Abasingiye mikoro ati ndabivuga byose. Umugabo wanjye naze hano, aravuga ati abana 5 dufitanye, umwe niwe wawe urimo. Uwa kabiri n'uwa kanaka, uwa gatatu n'uwa kanaka, uwa kane n'uwa kanaka. Ndabivuga. Shitani ndamukoze isoni wari warambaza. Umuntu amajije kubohoka neza, atangiye kuvuga se umugabo yikubise hasi. Hanyuma y'isaha umugabo azanzamutse areba umugore mu maso agira gute? Aramuhobera avuga ati ndakubabariye. Nabikekaga. Ni narabuze ikimenyetso. Ndakubabariye kandi nakiriye abana banjye 5. Imana ishimwe ko impaye umugore ufite ubugingo, tuzajyana mu ijuru. Ubu ngiye kubana n'umugore w'umukristo ukijijwe wizera Yesu, na n'uyu munsi urugo rurakomeye. Ubwo rero ntabwo abantu bashaka ko twakira Yesu, abantu barashaka ko twakira amadini. Aba bantu rero b'abanyamadini bo bagiye kudutuka ngo tuvuze ADEPR, ngo tuvuze abayehova, ngo tuvuze iki. Nigeze gukora ikiganiro ku bayehova ariko abayehova bo ni n'abana beza, bafite ikinyabupfura babwa n'idini yabo, nta wanutse. Ariko nahamagawe nk'abayehova 100, kandi abayehova 100 mu Rwanda kubabona ngira ngo ni ikibazo. Nahamagawe n'abayehova 100 bambwira ati wavuze ibyo utazi, kandi ibintu navugaga n'ibyo nzi. Bansobanura ubwiza bw'idini yabo. Hari n'abampaye rendezvous turicarana, baranasengerera turarya, bambwira ubwiza bw'idini yabo, banyereka ibyiza bakora. Nta wigeze avuga ati nibura aka kantu kabi wakoze siko. Reka da, bamize idini ibarimo, nishobora kubavamo, bazarimbukana nayo. Reka dusatire umusozo w'ikiganiro cyacu. Iki kiganiro mbanyigiyemo ibintu byinshi cyane, n'abadukurikirana bakwiye kwigiramo byinshi bigiye bitandukanye. Yesu baramubajije ngo tubwire ngo idini ry'ukuri, ahita basoma mu bitekerezo, abona ko bamuteze umutego, awutegura neza. Baramubajije ngo tubwire idini ry'ukuri, abafarisayo bavuga ati navuga ko ari twe dini ry'ukuri. Abanditsi bavuga ati raje tubona, abasadukayo bati turatubonye. Uri kumva? Abasubiza neza, aravuga ngo idini ry'ukuri nirifashe imfubyi n'abapfakazi, n'abasuke n'abakene bo muri mwe mu mibabaro yabo yose. Bibiliya iyo ivuga umurimo w'Imana iravuga ngo dore umurimo wayo n'uyu, ni ukwizera uw'Imana yagize gute? Yatumye. Naho rero wenda twasoreza kuri Joel wavuze ko Riziki yavangiwe. Ariko Riziki yego ahagaritswe 3 muri ADEPR. Zimwe muri principe zigenderwaho bahagarika umukristo muri ADEPR. Ubwo ni ibyaha. Hari na kimwe Riziki yakoze muri ADEPR, ahagarika umuntu yasambanye. Higeze asambana, yanyoye inzoga, higeze anywa inzoga, yibye Riziki yigeze yiba, yambuye, hari ideni Riziki yatukanye mu ruhame, hari ibyo yakoze. Si bamujijije, inyigisho ze zagendaga zitoneka, sibyo? Abantu bakabona neza yuko guhora badashobora kwihanganira ayo magambo. Nizi ubusureba reka nkubwire, hari abantu bahereza ubushobozi bwo gutsiba cano.
urumva gusiba cano za zindi za ba buryohe akayinyuraho buryohe nta kintu itwaye, za zindi z'abafirimasi akazicaho ati ndapfa iki nayo, za zindi z'abasegise baba basambana ati iyi ngiyi njya nyitabaza ngeze mu rugo ati ndi kumwe n'umugore mu cyumba nkayireba iradufasha, za zindi z'abakomedi babigiye iyo bijya uyu nguyu ajya nduhura mu mutwe rwose, yagera kuri papa savata ati uyu ndamufana agaforowinga ati uyu nabeho, ariko yagera kwa Prince Robert akavugatisha ati mfite impungenge ko ndanayitse bikagaruka, yagera kuri byishimo fisha ati mana we ati ni iki nakora, akavuga ati direti ntabwo iri buyikureho reka shake remove, naye akavuga ati sinizeye ko birava, akajya nahora asura ko yagarutse, sibyo akavuga ati ku buryo yajya agira n'ahantu handitse byishimo akikanga ko ari ije ko nari nayitsibye, sibyo ko nari nayitsibye, sibyo ubwo rero urumva ubwo iki nicyo Riziki yazize abantu batashakaga, kuko muri covid Riziki yaravuze ati Imana ihagaritse icya 10 ihagaritse icya 10 ngira ngo Riziki nibwo umwanzuro wa nyuma wafashwe ati anyubikiye imbehe najyaga ndiraho imbahe ati Riziki imbehe agize gute arayubitse, aravuga ati noneho mukureho amahero, sibyo ariko twemere ko Joel bavuze ngo aracura, twemere ko n'umuntu umucurira arakurenzeho Joel, sibyo oya acurirwa n'umwuka werere wacurira umuntu ibintu ukazajya no kubisohoza ukanabishyira no mu ngiro. Riziki yaravuze ati abapasitoro bagiye kuvaho, none se hari usigaye, hari wabasigaye mumbwire ibintu Riziki yabihanuye ku bwa Tom, barimo kwaka Gisozi baracyariho, babandi 500 bagiye mu ngando inkumba mu Ruhengeri barihe, sibyo ko bujuje n'ibisabwa bafite n'amasertifika y'ingando bariho, babandi bose bigaga hano mu ntuza ba Michel bafite za doctor bano oya hari abandi bapasiteri benshi twajyaga dura kambwa ati soma no kuki utajya kwiga ninjoro bigaga hano mu Gatenga bigaga mu Gatenga bigishwa nk'amazi birego bigaga hano mu Gatenga no muri ya ryashuri ryabo Fateke muri Gatenga bari hehe tibarangije na Zayibeki nitwarangije dufite amadiplome za ETD ntizihari tibize, mashuri y'abahanuzi simwayize, mashuri y'abahanuzi nitwayize hari n'umwe urimo se, none se abantu barimo bazi kwigisha kuturusha, none se abantu barimo insengero twubatse uyu munsi bakubaka na rumwe, none se abantu barimo uyu munsi barabatiza kurenza uko twabatiza, abantu barimo se binjiza amafaranga menshi aruta ayo twinjizaga, ubundi se niba Imana ivuze ati bana banje korari bantu muriho muri korari z'iki gihe muraririmba kurusha za kera, niba rero Riziki yaravuze ati abapasiteri mwese muvuye kuryama, sibyo genda shimira umumama uri muri Canada wambwira ati sibo Imana igire kuri YouTube akanangurira na kamera, Imana imuhe umugisha rwose ibi bindinda kwayura, kandi aka gatuti kitwa Byishimo Fisho iyo kandumbi ntago mbura abantu 1000 bankurikira kabisa, sibyo abantu 1000 rero mbasha kubagezaho ubutumwa mbasha nshaka kugira gute kubagezaho. Riziki ko yavuze ati insengero zirafunzwe funguzo covid kaza bakazifunga ngo biriya ntabwo ari ubuhanuzi ngo icyorezo nyine nikiribuze. Riziki atireka mbabwire ntabwo ibyo ari byo navuze, ati izo zo zitwawe n'abantu, ati Imana igiye ko nyuma bafungura ngo ntimureba Riziki ko yavangiwe. Riziki ati izo impamvu mwabonye byafunguwe n'abantu bari batwaye imfunguzo, ati noneho rero Imana iraje zitware ngahiza iyi niba ari umugabo nafungura isengero 2,200 za ADPR zifunze, nibura nafungure 10% amafaranga se niba yafite ntizakozwe se ntizavugurura indera ntibarwujuje ntizuzwe n'abameto n'abadive n'abantu bakwicaye ngo biyinire bagakoresha abantu nk'aba ngaba nabo wagira ngo bataye bavuye kuri network
ngo ngwino ngo uvuge ko Riziki yavangiwe byagora. Reka ngubwire ikintu cyagorana, biragoye kumvisha isi ko Riziki yavangiwe kuruta kugukurikirana bavuga ko wambuye. Riziki ni umuntu wemeye kubana n'ubuzima bworoheje. Ntekereza ko Riziki yashaka kujya kuba i Buraya ubababayo, yashaka kujya, niba Riziki yaragiye muri Australia akagaruka, si yagarutse se? Yego. Riziki yemeye kubana n'ubuzima bworoheje. Cano Riziki Chantal ifite abasubscribe 70,000. Yego. Riziki uyu munsi mu bantu bashobora guhitinga YouTube ikamuhemba ibihumbi by'amadolari. Ariko Riziki yaranyibwiriye ati Imana yarambwiye ngo atasiyo. Ntabwo yananirwa gukora ikiganiro cya Riziki ngo kirebwe. Yego. Riziki amacano menshi aramuhiga ngo ayahe ibiganiro ati Imana yarambujije. Niba Imana ikuye umuntu ku biryo ntarye, ikamukura ku mazi ntanywe, ikamuca ku mwenda ntiyambare, ikamuza gutura mu gihugu cyiza ntajyeyo, akaza guturana n'abanzi be, agaturana n'abamuhinyura, Riziki ntabwo yari bubure umugabo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Sibyo n'umutesho. Nge mfite amakuru ko yageze kugira umufiyansi, umwe mu bafiyansi bakomeye hano mu gihugu. Ariko Imana igira gute? Aravuga atoya. Niba rero reka nkubwire Jowe, imbwa warayisize ujya guhiga, gufata umuhigo rwose ugiye ntambwa byakuriye. Kuko kujya kuvuga ngo niyo yaba hanura ibinyoma biragoye kumvikanisha ko Jowe avuga ukuri Riziki abeshya. Ko Jowe avuga ukuri Riziki abeshya. Cyo biragoye. Kuko naravuze ngo Riziki yashenye ADP. Nubu uyu munsi ufashe Riziki, ufashe amazi abiri yose ukandikaho ADP, ugakingura imiryango, ugafata abakirisitu ba ADP bose ukabashyira mu kibaya hariya, Riziki akajya ku muryango umwe, n'umuntu ntavuze akajya ku wundi muryango, noneho mukavuza ifirimbi ati nimurebe bariya abashumba babiri, mugende babashumbe. Sibyo mwinshi hari ubutumwa bafite bagiye gutambutsa, muhitemo aho murajya kumva ubutumwa. Riziki akinjira wabona ntago navuga 100% 75 by'abakristo ba ADP bajya kumva ubutumwa Riziki agize gute atambukije. Niyo mpamvu abahanuzi nk'aba banapfa, kuko iyo utabishe birakugora kwigarurira imitima y'abantu. Birakugora kandi gupfa mvuze ntabwo ari ukujyana umuntu mu irimbi, umuntu agutemeraho itaka akarima neza. Ngewe rega nigeze kwerekwa, nge ntago njya nkunda kwerekwa, nabwiye Imana uzanyereka ibintu bike bisohora. Ntago mbonye ngo imbebe inyuza hangwe ipusi ngize gute, oya. Ariko iyo neretswe ikintu kibaho, kine ndi gusenga mbona umubyeyi wacu udushumbye twese, ariko simvuze muri politike ni mu idini, bona afashe isabune arayikarabya, afite urufuro rwishi ku ntoki, agiye kuri robine arakaraba, urufuro rumushiraho. Ijwi rirambwira ngo uko ubonye akarabye ruriya rufuro niko umuntu wese wambitswe impeta yo gukorera Imana asanze mu murimo azamukaraba mukure muri ADP. Ijwi rirambwira ngo itegure. Nuko sibo Mana ntangira kwitegura kuva moda. Bagwanye umuhamagaro nyibonye ntago nateye urutoki hejuru, nimerekeza ngira ngo nge ntayo bamaye. Umuntu yambwe ngo nge kurega, ndavuga ina aya ntago naje mu idini guhembwa, nge sizakurega idini. Sibyo ubwo nukuvuga ngo nurimo niyo yaba umwe cyangwa babiri azavamo, kuko hari system ntashobora kwapirika muri urugo rwawe wehurimo. Ngomba kubanza kugwana no kugusohora ukahukana, kuko ntabwo wabona ndi gusomana n'umugore wawe hano mu ntebe uhari. Tugomba gushakisha ibyo tugutuma kuzana nuza fanta cyangwa tukagutuma Nyabugogo, ubundi twabona ugiye akagukurikira yabona urenze akaza tugakira igitano. Hari ibintu rero bigomba gukorerwa muri ADP kandi bigakorwa umuntu wese wabaye pastoro atimitswe n'umushumba mukuru, atarambitsweho ibiganza n'ibyo biganza, agomba kuba atarimo. Ni umurongo mwiza wa ADP w'amavugurura uganisha abantu ku Mana y'iki gihe. Yego, ndagushimiye kuba wabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye
na Pastor Byishimo twaganiriye